Yesu urajya gusenga isengesho rikomeye muri Yohana, anasenga n'abazamwizera bose, aravuga ngo nanjye mbahaye ubwiza bamaye ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Jembe muri bo nawe ube muri je ngo babe umwe gose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wanumye ukabakunda nkuko wankunze. Amen. Ari amagambo akomeye Yesu yasenze atangahije cyane, yishobora rikomeye cyane. Aravuga ngo mbahaye ubwiza bamaye, ubwiza ya dimension ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Jembe muri bo nawe ube muri je ngo babe umwe gose, ngo abisi bamenye ko ari wowe wanumye ukabakunda nkuko wankunze. Hano turabona ikintu gikomeye cyane, dimension y'ubwiza yo gutegeka twicaranye na Kristo. Ni dimension tuma kwicaramo dusobanukiwe neza ko nidushobora kuyicaramo tuyikoreremo nta bumwe butugaragaraho. Ubumwe ni ikintu gikomeye cyane muri iyi dimension. Ubumwe hagati yacu n'Imana, ubumwe hagati yacu n'abera. Ubumwe hagati yacu rero ni ikintu gikomeye cyane. Umwazi arimo ari bitorero, kuko abizi neza ko muri ya dimension twicaranye na muri Kristo, arabizi neza ko turi umubiri, kandi umubiri kugira ngo mu mubiri bisaba yuko ingingo zose zigira ubumwe cyangwa se zuzuzanye. Ntabwo uzabona ukuboko kwirata ku kuguru, ntabwo uzabona ukuguru kwirata ku kanwa, ntabwo uzabona ijisho ryirata ku gutwi. Iyo urebye ubumwe buri hagati y'ingingo zose, bikwereka neza imbaraga z'umubiri. Nta rwana birimo, nta tumvikana biba birimo, kimwe yo kibabaye ikindi kirentervena, kimwe yo kinezerewe ikindi kinezerwa nacyo. Ariko iyo urebye ukuntu utwebwe tumeze nk'abana b'Imana, iyo urebye ingingo arizo zitirirwa umubiri wa Kristo, uburyo twitwara, uburyo dutekereza, uburyo dukora, uburyo twizerana, uburyo tuvugana hagati yacu, urabona ko dufite ikibazo gikomeye cyane muri bino bihe. Kandi iki ni cyo gihe cyo gukorera mu bumwe kuruta ibindi bihe byose twabaye mu itorero n'abana b'Imana. Ni ikintu cyo gusengera cyane mu bera b'Imana, ubumwe. Ubwiza Yesu Kristo yaduhaye, iyo turavuga Kristo ukuri Imana yazanye urango tusubirane nayo muri bwa bumwe. Iriya dimension izakoreramwe abantu bafitanye ubumwe nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu tugomba gusengera abakozi Imana, tugomba gusengera abera Imana, tugomba gusengera umubiri wa Kristo, kujya hamwe tugasengera ku mugozi umwe, kuruta guhangana hagati yacu, kuruta guterana amagambo, kuruta gushinjanya ibintu bitandukanye bihari muri bino bihe mu bera b'Imana. Ngo mbahaye ubwiza bamaye ngo babe umwe nkuko natwe turi umwe. Aho hantu muri iyo dimension twicaranye na Kristo, ngo bari muri je ngo nanjye ndi muri wowe, ngo babe umwe nkuko turi umwe. Hari amagambo Yesu yavuze, ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu butuma tuba umwe. Tureke kwihenda rero ngo ubwiza bw'Imana ngo tuburimo. No, ikibigaragaza ni ubumwe dufitanye hagati yacu, ni ubumwe wifuza kugira hagati yawe n'undi, ni ubumwe wifuza kugirana n'undi. Cyo kigaragaza ko ubwiza bw'Imana bukuriho. Ntabwo tuzokwigera dukora cyo kimwe, ntabwo tuzokwigera dukorera mu mpano zimwe n'ibikunda. Buri muntu wese afite icyo yahawe kimurangaho umwuka w'Imana nuko birivuga. Mureke twemerane, mureke dukundane, mureke dushigikirane, mureke dushire hamwe kubw'ubwami bw'Imana. Icyo kintu kirabuze mu bera b'Imana. Tuve mu kinyoma cy'umwanzi maze igihe kirekire turimo. Umubiri ntushobora kuba hamwe hanyuma usubire kandi usenyane hagati yawo, ibikunda. Ikibigaragaza ko nta bumwe mwari mufitanye ni igihe utangiye kumutunga urutoki. Ikikwereka neza ko umubiri w'umuntu uri hamwe ni intervention ziba iyo umuntu yagize ikibazo. Ariko nubona umubiri w'umuntu na intervention iba, ukamukubita ukagura ukuboko ni kuze gukingira, igikwereka neza ko uwo muntu ubwo rugingo rwaramaze kuba paralyze.
nta reaction hayo. Aho ni ikibazo niyo kitangiriye. Ni kuvuga ngo ikizakwereka neza ko ugwaye muri wowe no kubona mwene so yagize ikibazo, niwumva ikintu na kimwe, nibikobaze, nibikujye, nugira umutwaro, waratewe, ukeneye kuva muri icyo kinyoma. Ikigaragaza neza ko ufite umutima w'Imana muri wowe, ko ufite umutima w'Imana, ko ufite umutima wa Kristo wadupfiriye akatuzukira, uri buryo bw'Imana, urimo kurihira itorero, ko ufite umwuka w'Imana uniha muri wowe iminihi idashira, ko dutazi ko dukwiriye gusenga. Ikibikwereka ni igihe habaye ikibazo cyangwa se ni igihe habaye ibyiza kuri uwo muntu. Yesu ufatana nawe kunezerwa, nko kuriya umubiri w'umuntu iyo unezerewe, iyo waguwe neza, ingingo zose zigubwa neza. Rero ikizabikwereka neza ko hari ikitagenda mu buzima bwawe ni igihe mwene so Imana yamukoreye igitangaza, ariko wowe ubwawe aho uri ukumva nta gitangaza kirimo, ugatangira gushakisha ibibazo aho bitari, cyangwa se yagize ibyago, wenda yaguye mu cyaha, cyangwa se ibibazo byamuhagurukiye bitandukanye, ibitero bitandukanye by'umwanzi, bitero hirya no hino, akazi yakavuyeho, cyangwa se yahombye, ugatana nufatanya nawe mu mubabaro, numusengera, nibikubabaje, aho ukaba ari wowe ugenda uvuga ngo yarakoze ibyaha, uriya ngo mumuzi sha, ugatana guhira no kuvuga ibintu utazi. Kirikwereka neza ko dufite ikibazo mu itorero ry'Imana. Rero nimba umeze gutyo, gerageza ugarura uve mu kinyoma cya Satani. Waratewe, ububoshwe biravuga ngo muzamenye kuri Yohana 8:32, ngo muzamenye kuri kandi ukuri kuzabaha kubohoka. Ukuri kuratubohora, ukuri kutuvana muri icyo kinyoma cy'umwanzi. Abantu benshi baraboshwe, nta kindi kibaboshe, ni ikinyoma babaye mu gihe kirekire. Kumva yuko ibyo urimo ari ukuri kandi atari ukuri, gusengera ibintu bitari byo, kwitwara mu buryo butari bwo, kumva ko ibyo urimo ari ukuri ukabishyigikira ukabishakira n'ibyanditswe, ariko ari ikinyoma cy'umwanzi kikurimo, kirimo kirasenya umubiri wa Kristo, kirimo kirangiza umubiri wa Kristo. Ugatukisha abana b'Imana, ugatukisha itorero ry'Imana, kuko bapagani muri kumwe barabona imyitwariro yanyu, barabona imyitwariro yacu, barabona uko twitwara, hari urukundo tukigira mu bana b'Imana. Ujya kuvuga mwene so bapagani ukamwicarira, umukozi w'Imana baramuvuga wicaranye nabo, nawe ukicara nawe ugashiramo umunyu ugasukamo ibintu, ukavuga ati oya shanga ibyo byo ni bito cyangwa ari bindi yagize ejo bundi gutya na gutya, donc ugafasha. Icyo ni kikwereka neza ko urarwaye. Iyo urugingo rwatewe, urundi rureintervena.